kandi ishuri ndimo mbaye ntasenze mbona nasengera. Mu bintu byose ngeze kugupfa, ndi umukristo nzahora ndiwe. Mu bintu byose ngeze kugupfa, nzahora ndiwe. Ese uko numva uririmba ugiye he? Neza uraho? Uraho neza? Ugiye gusenga? Ugiye gusengera he? Ugiye gusenga hajya muri cya cyumba cy'amasengero kwa mama bebe. Kugenda nanjye Imana nyamana, uri 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 Imana yacu ni Imana nyamana, uri Imana haleluya, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana. Haleluya, amen, amen. Haleluya, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge ubundi tubyumve. Amen, amen. Mana nziza, Mana igira neza, dore tugiye kwiga ijambo ryawe, yemerera uzubane natwe Uwiteka utugirire neza. Erega Mana twe turabaswa, ariko wowe wasobanura neza bigakunda. Tubyatse mu izina ryawe. Amen, amen, amen. Mama Uwiteka araguhiriye. Amen. Haleluya. Banza utere haleluya. Haleluya. Amen. Imana iri kumbwira ngo waje ufite icyifuzo cy'uko Imana yaguha abana. Oh, haleluya. Amen. Imana irambwiye rero, Imana izaguha abana, uzabyara, uzaheka, uzonsa, ariko ngo uzabyara. Haleluya. Amen. 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 Urakoze Imana, urakoze. Amen. 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 Uzabyara, uzaheka, uzabyara abana babiri. Niko Uwiteka mbwira. Ntera Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Madare hano tuvugana. Amen. Amen. Imana iri kumbwira ngo waje ufite icyifuzo cy'uko Imana yaguha abana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana irambwiye ngo iragukunda cyane. Imana izaguha abana, uzaheka, mbese Uwiteka kugarutseho. Imana izaguha abana babiri b'impanga. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro kubw'ibyo ngibyo. Cyubahiro n'ishimana Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro. Cyubahiro ni icyawe Imana. Cyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Mana ishimwe, yumva gusenga. Mana yumva gusenga. Imana izi kivuga naho unyura mukozi w'Imana umva Imana yatwitayeho, Imana yadutetesheje, umva Imana nishimye no kubikora izabikora. Wizere Imana irakora. Umva noneho ndabirambiye wanjye, umva ari bwemere ndabirambiye wanjye, ntumuzi ariko ari Imana yacu. Imana twabonye uyu munsi tuyifitiye icyizere. Umva ahubwo reka tugire dutangire, twihute rwose. Ubu ndumva kubera Imana. Mwiriwe ngabwiye njyewe ndambiwe ayo masengesho ya buri munsi. Ubu nabwiriwe iyi nzara igiye kuzanyicira muri uru rugo ngo ngiye gusenga. Ndambiwe izo mana zawe, dore igihe nicare no muri zino ntebe zanjye ngiye kuzicwa n'inzara kuko hejuru y'amasengesho. Ariko mwamuze kamubwire najya gusenga Imana ngo njye kwaduha urubyaro, kandi Imana ni ukuri ntabwo ijya ibeshya Imana ye. Kandi ibyo bintu wigize muri uru rugo niba ariwe mugabo turaza kubisubiramo. Ndambiwe agasuzuguro ko guhora wagiye gusenga buri munsi, ariko ntasenze izi ntebe urabona ntaraziguze. Ubu wagiye ngo gusenga, igihe wasengeye nta mwana muri uru rugo, nirwa nicaye muri salo njyenyine. Kubera iki? Nyine urabyumva n'igihe ushaka nabona ndambiwe ndavuze ngo ndambiwe aho ngeze. ndarambiwe.
cyagenze neza. Imana yatubwiye ibintu byiza mana. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Umeze ute se sheri wiriwe? Mwiriwe neza. Umva, mfite inkuru nziza. Imana yatubwiye ko abana impanga bazazira rimwe. Oh, Imana ishimwe. Waradukereje igihe no kudutegera kandi icare ndarushye cyane. Sheri, kanze nkwakira. Amazi we ni umusozi muremure utari buba kure kure Amazi muke. Kira, ntucaka neza. Mana yatuganirije tubwira ko intabutseho nyuma abana babaho aba babiri aho ni hose muhungu tuzamwite Kwizera ni amazina Imana yaduhaye umukobwa ntibeshya kuko itagibeshya ubwo rero Imana ntibeshya rero Imana icyubahiro haleluya Imana ishimwe cyane rwose amen wari umeze neza ariko umeze neza Imana ishimwe yabuze urubyaro imyaka 7 irashize kandi ngenze umuvuzi wa hatari aravura pe yavuye muri umuna wanjye yari yarabuze urubyaro none yarabyaye abana b'imanga nanjye ngomba kurangira specioza akamuvura uraho neza kira abana de ndajya se mbakuye he ugomba kubagira uraze nkuru nkuzaniye ahubwo se ubu ni abantu bari kutureba nkuzaniye inkuru ishyushye aho kagira inkuru mbanza ndebere ko n'abantu bari hafi ahangaha bari kutureba umva ngiyeyo nakuboneye umuntu uzi kuvura akoraho rikaka aravura byatari arakuvura neza akaguha umuti ukabona urubyaro umuti izina rya Yesu umuti yavuye n'umuntu wari umaze imyaka 10 n'iyo nta rubyaro afite yose nase ubu nanjye nabona umwana agashyira mu mugongo nkaheka abana bangahe se ahubwo aba 4 ugaheka imange ahubwo ngiye cyo nkubwiye cyo ngiye kukujyanayo ajya kuguha umuti ukivayo uhita ushaka abantu bazajya bagufasha guheka abana ariko se Munezero ni inshuti yanjye kandi nawe afite ikigeragezo nk'icyo mfite uwajya kumubwira niwe wambwiye Munezero mureke ibya Munezero ni ibya Munezero nawe ni wowe niwe wongeye kujyana ariko ntacyo ubwo ndi bubone umwana nta kibazo wa muvuzi wacu ariko se ko karakora aravura narakubwiye ngakoraho rikaka ni umuvuzi umwe wa hatari ahubwo nugerayo witwara neza kuko ntabwo ajya akunda abantu basakuza hari ibijambo byinshi tuzi yakubwira byose ubyemere aravura ibintu by'uko abantu bizana ahangaha muragenzwa ari iki hano ariko muragenzwa ari iki Nyagasani nyine urebye nyine uyu muntu niwe mukuru ngaho mwicara aho ngaho muri kumvogera muco bugufi muragenzwa ari iki nyine Nyagasani urebye maze imyaka 7 ntakana ngira nyine uyu muntu yari yandangiye ngo hari icyo wamfasha nabibonye abakuru baba babingiye yuko wabuze urubyaro ariko ndaje mubariza abakurusha yego Nyagasani rwose namukora nuko rero uyu muntu amaze imyaka 7 nta rubyaro afite none rero urubyaro uzarubona warahano ariko ugomba kuzana ibyiro by'abakuru zana ibyiro by'abakuru nase Nyagasani ibyiru ni ibiki urazana umufagiro ariko gite
ntabwo wamubwiye ntabwo wigeze umubwira umufaragira icyo ari cyo naramubwiye ahubwo we nagire vuba ariko ko byari utangiye kurira humura nta kibazo zana ibyiru byakurusha wigira yikuramo nasi nyagasani ko nayo tunyanya yajyanye wigira yikuramo none se we ntushaka urubyaro ntuba wayinywa nuko ndarushaka ntuba wayinywa ngakiriye imiti utu ngutu uzajya utwambariraho tuzajya utwambariraho utu ngutu tuvugutura umugabo uze kuduha umugabo wawe genda rwose uyu mwana uzabyara abana bane impanga ebyiri inshuro ebyiri rwose ni abana bane genda rwose uraho kandi mugende mubwira mugende muraho ugende gite tuzajya tuvugana urakoze ndabirambe wanjye ari bwemere papa yambaye ku muvuzi none umva ndakamusasira yansize nanjye nkaguma muri uru rugo rwanjye nyine nta bana asipesiyo z'abandi yagiye ngo masengesho ariko icyampa amasengesho akayareka tukajya dusangira kuri akanyarira ryinyo reba igihe mba nkanywera njyenyine aho sipesiyo z'uyu munsi naza none ntabwo ari bunyire nsigaye ngendesha ibirenge narakennye kubera yuko narabirambiwe iby'agakiza none naranakennye ubu nabuze byose abana narababuze muri uru rugo mfite inzu nini yo kubaryamishamo koko mana wazaduhaye umwana n'umwe wenda yiriwe sipe uraje noneho amahoro ndaho meze neza ko ndabona umeze nk'umuntu ugiye gutwika kubera iki ufite marete nk'umuntu utwika noneho mufitiye inkuru nziza ntabwo ari byari byo kujya mu masengesho reka narabiretse umva narabiretse ubu ngubu rero tugiye kubona abana kandi si umwe ni ukutwita impanga ko ntwayina impanga nk'ubu na ubu ngubu rero mubwire mvuye ku muvuzi gakondo agiye kuzajya tuvura noneho tubona umwana ubundi se kare kose ugiye ko nabivuyemo urabona ntasigaye mfata nanjye ku mukuzo wicara imbere y'umuryango nyago yopopo kora hasi pe kare kose akira mfasha no kuri aka kakuzo kanjye n'ubundi byose ntabwo kanyica ntabwo kakwica njye se wowe narapfuye noneho sinzongera gukubita ukundi ubundi nakubwiraga ko tuzajya tujya aho ngaho ku muvuzi ukanyangira ariko ubwo uvuyeyo uzajya uza dusangira nabonye nanjye nakomeza kwibabariza umugabo nanjye njyayo ni byiza cyane rwose ubundi kare kose nakugiriye inama utadufite abana bo ariko noneho kino kintu ugiye kukijugunya iyi ngiyi nkimara kumva inkuru nziza iyi yajyana n'uyu munsi sizongera kugaruka iwacu ukundi noneho ngahaguruka